여러분 안녕하십니까? Hello everyone. mwiriwe. Ni ibintu bihebuje cyane kugira igiterane nk'iki ngiki. Ni koko isi yose iri guca mu ngorane nyinshi bitewe na COVID-19, ariko mu gihe dukorera iki gikorwa binyuze muri uburyo bwa video mbarebera kuri ama ecran, ibintu bishimira Imana cyane. Umuntu wese uko yaba ameze kose aramutse yumvise ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rihujwe n'umutima wawe, uzabasha kurenga ingorane, ugira amahoro mu mutima wawe. Icyo ni ikintu nizeye neza cyane. Uyu munsi tugiye gusoma ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yohana ibice 6 guhera ku murongo wa mbere kugeza ku 15. Mumbure Bibiliya zanyu mu gitabo cya Yohana ibice 6 umurongo wa mbere. Kadusome. Hanyuma y'ibyo Yesu ajya hakurya y'inyanja y'i Galilaya, ariyo yitwa Tiberiya. Iteraniro ry'abantu benshi riramukurikira kuko babonye ibimenyetso yakoreye abarwayi. Yesu azamuka umusozi yicara nayo n'abigishwa be. Ubwo Pasika, iminsi mikuru y'Abayuda, yendaga gusohora. Yesu yubura amaso abonye abantu benshi baza ahari, abaza Filipo ati, turagura he ibyo kurya ngo ababone ibyo barya? Icyatumye amubaza atyo yagira ngo mugerageze ubwo yari azi icyo ari bukore. Filipo aramusubiza ati, imitsima yagurwa idinari 200 ntiyabakwira nubwo umuntu yaryaho gato. Umwe mu bigishwa be ari we Andereya mwene se wa Simoni Petero aramubwira ati, hano hari umuhungu ufite imitsima 5 y'ingano n'ifi 2, ariko ibyo byamarira iki abantu bangana batya? Yesu ati, nimwicaze abantu. Aho hantu hari ubwatsi bwinshi, nuko abagabo baricara bari nk'ibihumbi 5. Yesu yenda imitsima arayishimira, ayigabanya bicaye, n'ifi nazo azigenza atyo nk'uko bazishakaga. Bamaze guhaga abwira abigishwa bati, nimuteranye ubuvungukira busigaye hatagira ikintu gipfa ubusa. Barateranya buzuza intonga 12 z'ubuvungukira bwa ya mitsima 5 y'ingano, ubwo abari bashigaje. Abantu babonye ikimenyetso yakoze baravuga bati, nukuri uyu niwe wa muhanuzi wari ukwiriye kuza mu isi. Yesu amenye yuko bagiye kuza kumufata ngo bamwimike, arabiyufura asubira ku musozi wenyine. Mu isi guhuza umutima n'undi mutima ni ikintu cy'ingenzi cyane. Numvise ko ari umuntu ufite ubumuga bwo kutabona ari kugenda akubita agakoni hasi imbere mu nzira, agenda ashakisha inzira. Yarimo kugendera mu nzira atari yageze agenderaho nko mbere, nuko aza kugwa mu byondo. Yikubise hasi rero yigaragura mu byondo, nuko ariyanduza umubiri wose. Ariko yari umuntu utarabonaga, ntiyarazi inzira yasohokeramo uko yagerageza kwishaka kose. Ati rwose kugira ubumuga bwo kutabona ni ikintu kibi, ariko sinarigeze mpura n'akaga nk'aka ngaka ko mpuye nako ubu ngubu. Bigeze amasaha y'umugoroba yarananiwe cyane, ntabwo arazi uburyo yakwikuramo aho ngaho. Ntabwo arazi icyo yakora, yumvaga yatsinzwe. Icyo giye kumva yumva abantu bavuga amagambo. Icyo avuga ati, bye byose ari abantu baje hano bansanga. Nuko atera hejuru avuga n'ijwi rirenga ati, yemwe hari umuntu wari uri hafi aho ngaho, ngiye mfite ubumuga bwo kutabona, sinshobora kwikura hano. Ndashaka kwivana aha ngaha ariko sinzi uburyo nahivana, hagira umuntu uza kuhankura. Nuko aravuga ati, rwose mbibasha byari kuba ari byiza ariko simbishoboye. Sinshoboye kwigenza rwose, ubu ndi kwibaza sinzi icyo nakora. Wa muntu utarabonaga yumvise ko uwo muntu ari umuntu ufite ubumuga bwo kutabona, yumvise bimubabaje ko ntacyo mumariye. Aribaza ati, numvise ijwi ry'umuntu avuga, nyirabaza ko ngiye kuva aha ngaha ariko subiza izuba nirirenga nyiranga ko biraza kunyendekera bite? Nuko wa muntu utarabonaga abwira wa mugenzi wari uciye aho ngaho ngo, uvuze ko ufite ubumuga sibyo? Ati, yego mfite ubumuga rwose, njye simbasha kugenda. Ati, nubwo utabasha kugenda ariko ubasha kureba sibyo? Ati, yego rwose mbasha kureba neza. Ati, ibyo rero ni byiza cyane rwose. Ati, ngewe simbasha kubona ariko amaguru yanjye ni mazima. Ati, rero reka nguheke mu mugongo hanyuma unyereke inzira twacamo kugira ngo tuve hano hantu. Wa muntu utarabonaga yari yahebye rwose, ko yatekerezaga ko wa muntu wamugaye ntacyo yamufasha. Nubwo ari umuntu utarabonaga, undi akaba yari afite ubumuga, imitima yabo iramutse ihujwe bashobora kumenya inzira bakivana aho ngaho. N'ubuzima bw'umwuka nabwo niko bumeze, ni ikintu cyoroshye cyane, ariko abantu benshi ntabwo bazi ubuzima bw'umwuka. Bapfa kubana n'ibitekerezo byo kwibwira ngo ngewe nzaba nkora ibyiza, nzajya nkora neza, ibintu nk'ibyo ngibyo gusa. Ariko nyamara ubuzima bw'umwuka si icyo ngicyo. Ubuzima bw'umwuka nuko imitima yacu ihuzwa na Yesu. Rero iyo uhuye n'imbibi zawe ukaba utabasha kubikora, umutima uramutse uhujwe na Yesu, uzabasha kwakira ubuntu binyuze kuri Yesu. Yohana ibice 6 rero hadusobanurira ibyo ngibyo neza cyane. Uyu munsi rero mu byanditswe twasomye ngo Yesu yagiye hakurya y'inyanja y'i Galilaya, ariyo yitwa Tiberiya. Nuko iteraniro ry'abantu benshi cyane riramukurikira. Shaka wenda byari igihe cyegereje amasaha y'amafunguro. Nuko Yesu abwira Filipo ati, ese ne twagura imitsima abantu bose barya? Nuko Filipo akora imibare aravuga ati, yewe nubwo twagura imitsima yagurwa idinari 200 buri wese akarya akavungukira gato n'ubundi ntibyabakwira.
hari umuvandimwe wa Simoni Petero witwaga Andereya wari uri aho ngaho. Yabwiye Yesu ati hari umuhungu muto ufite imitsima 5 n'amafi 2. Ariko si ibyo ngibyo byaba bimaze iki mu bantu benshi nk'aba ngaba? Hano birimo kutubwira ikintu gihebuje. Ibaze nk'ubu ngubu firigo mu rugo rwawe itarimo gukora, ni mashini imesa ikaba itari gukora. Ushobora gutekereza uti wenda nta mashanyarazi dufite, cyangwa se hari ahantu byacomokowe ushobora kuba bidacometse ku muriro. Mu gihe ubicometse neza bizabasha gukora. Ubuzima bw'umwuka rero ni nko gucomeka. Hano muri Yohana ibice 6 babisobanura neza cyane. Uyu munsi abantu benshi cyane bajya mu nsengero. Nanjye nkiri muto najyaga njya mu nsengero ariko nkatekereza ko ndi umunyacyaha. Kubera ko na pastor wanjye muri icyo gihe yajyaga ambwira ko ndi umunyacyaha, n'abakuru mu itorero bajyaga batubwira ko ari abanyabyaha. Urusengero rwose igihe basengaga bajyaga bavuga ati Mana turi abanyabyaha babi cyane banduye, tubabarira ibyaha byacu. Ariko mu 1962 ubwo nagize imyaka 19 naje kwemeza kujya mu gisirikare nk'uwabigize umwuga. Muri ibyo bihe najyaga njya ku ishuri ariko simbone minervare bituma ndihagarika. Niyemeje kwiyandikisha kujya gukora igisirikare nk'uwabigize umwuga. Kubera ko abafande bajyaga baba hanze y'ikigo, abafite amaraka yo hejuru bagombaga kugendagenda, ariko ntibagendaga kenshi kubera ko babaga ari abafande nyine kandi bahembwaga neza. Natekereje ko ngomba kujya ku ishuri rero. Nshaka kubona ishuri ryiza. Natekereje ko nijya ku ishuri rero nzabona akazi keza ubwo nzaba mvuye mu gisirikare nsezerewe. Abantu benshi bajyaga biyandikisha kujya mu gisirikare nk'ababigize umwuga bagatsinda bakamererwa, ariko njye bitewe nuko iryinyo ry'imbere ryari ryarahongotse nahise nangirwa. Muri ibyo nta kintu na kimwe cyangendekeraga neza. Iyo mbitekereje ubu ngubu mbona ko Imana yaremeye ko ntsindwa muri byinshi cyane kugira ngo mbashe kugera imbere y'Imana. Icyo nageragezaga cyose nta na kimwe cyakundaga. Ibintu byarushaga kuzamba ahubwo. Ubwo natsindwaga ikizami cyo kwa muganga cyo kugira ngo njye mu gisirikare, natekereje ko ndi umuntu umeze nk'umugaye watsinzwe. Natangiye kujya nsoma Bibiliya. Nubwo najyaga njya mu rusengero ariko nabaga nita umunyacyaha. Ubwo nasomaga Bibiliya nakomeza gusaba imbabazi ibyaha muri ibyo bihe. Ariko umunsi ubwo nasomaga Bibiliya yambwiye ko ibyaha byanjye byababariwe. Cyane cyane mu Baroma ibice 3 umurongo 23 turavuga ko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Rero abantu bose bakoze ibyaha bityo ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Nanjye ubwanjye nakoze ibyaha, urumva ko nari umunyacyaha. Gusa ikintu gitangaje no kwigeze mu cyanditswe gikurikiraho umurongo 24 haravuga ngo ahubwo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo yubahereye ubusa, kubera ko Yesu yaducunguye ibyaha byacu ubwo dupfiraga ku musaraba. Rero kubw'ubuntu bwayo kandi ibiduhereye ubusa yaradutsindishirije. Oya n'amagambo ahebuje cyane. Mu gihe Yesu yafiraga ibyaha byacu ubwo ibyaha byacu byababarirwaga, twababariwe ntacyo dukoze utitaye ku ntege nke zacu, kandi yaranditse ngo twaratsindishirijwe. None niba Imana ivuga ko twatsindishirijwe, ese ubwo koko ntitwatsindishirijwe? Niba ivuze ko ibyaha byacu byababariwe, ese koko ubwo ntibyababariwe? Icyo nicyo naje gutahura. Niba Imana ivuga ko ndi umukiranutsi ubwo nyine ndi we. Gusa ikintu gitangaje nuko iyo nganiriye n'abantu benshi ku bijyanye na Bibiliya, usanga abantu bazi ibyanditswe by'Abaroma ibice 3 umurongo 23 ari bavuga ko bose bakoze ibyaha batashyikira ubwiza bw'Imana. Umurongo 23 ni bisanzwe ko twakwibona nk'abanyabyaha, ariko umurongo 24 yatubwira ikindi kintu gitandukanye. Kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo, mu gihe twacungurwaga na Yesu Kristo. Ahanga gucungurwa bivuze kubabarirwa cyangwa se gukizwa. Bivuze ko yogeje ibyaha byacu byose akadukiza. Njyewe rero nubwo ntacyo nakora, akomeza kutwita abakiranutsi. Niba Imana ari umucamanza ivuze ko turi abakiranutsi ubwo nyine turi bo. Hano ikintu gitangaje rero nuko nahuye n'abantu benshi cyane bizeye Kristo. Ikintu kibaje nuko abantu benshi bazi umurongo 23 ariko ntabwo bazi umurongo 24. Binyuze muri byanditswe natangiye gusobanura uburyo Yesu Kristo yogeje ibyaha byacu. None ubu ikibazo kiri hehe rero? Mu gihe cyose cy'umwaka tugira amashanyarazi. Kugira ngo nkoreshe seshwari rero niyumutse umusatsi mba ngomba kuyicomeka muri prize. Naho twagira amashanyarazi meza cyane ahebuje mu rugo rwacu. Mu gihe seshwari idacometse ku mashanyarazi ntabwo ishobora gukora. N'ibyuma bikonjesha ndetse na televiziyo nayo ubwayo. Mu gihe idakora ugomba kureba niba icometse cyangwa idacometse, wasanga idacometse ukabasha kuyicomeka. Ikintu cyiza nuko iyo amashanyarazi ahari kandi ukaba ufite na televiziyo nziza hano, mu gihe bidahujwe icyo gihe televiziyo nta kibimaze. Ubwo Yesu yafiraga ibyaha byacu neza, yarabyogeje byose. Kubera ko imitima yacu idahuzwa n'ibyo yakoze, nicyo gitera abantu kuvuga ko abanyabyaha. Abantu nk'abo ngabo rero ni abantu barimburwa n'abantu bo kuvumwa. Nk'uko wa muntu utarabonaga yari arimo kwivuruguta mu byondo, ati rwose niringiye ko hari umuntu waza akamfasha. Nuko umuntu araza aramwegera, turi aho?
ati yego. Ese urinde? Mfite ubumuga bwo kutabona amazi ahangaha umunsi wose rwose, ndi guhangana no kuhava, ndakwinginze mva na hano hantu. Wa muntu aramubwira ati rwose ibyo usabye ni byiza, ariko mbabarire rwose ntacyo nagufasha, nanjye ubwanjye ndamugaye sinashobora kuhagukura. Wa muntu utarabonaga yaje kwiheba, ati numvaga umuntu aje nkagira ngo byibura ngiye gutabarwa, ariko si ni gute umuntu utagenda yabasha kumfasha hano hantu. Ariko ubwo bitekerezagaho, ati nubwo uremaye ibyo ari byo byose amaso yawe abasha kubona neza, ati yego mbasha kubona, ariko sinabasha kugenda, none ibyo bimaze iki? Ati rero njye nubwo ntabona ariko mfite amaguru meza, nshobora kuguheka mu mugongo nk'utwara, nawe ntize amaso yawe, ujya unyobora inzira yo gucamo, gusa njye nzajya nca inzira umbwiye. Bigitangira yari azi ko bigoye, ariko yaje kumenya ko ari ibintu byoroshye. Muri iyi sano bose n'abanyabyaha, nta n'umwe utarakoze icyaha, ariko kubera ibyo byaha, ubwo Yesu yapfaga ku musaraba, Yesu ntabwo yikoreye ibyaha wenyine ku bwe, yikoreye ibyaha byacu nuko arabipfira. Rero urupfu rwe rwishyura ibyaha byacu. Ibyo ngibyo tubihuje, ntabwo ukomeza kuba umunyacyaha. Nubwo waba ufite ibyaha, ariko igihembo cy'ibyaha byawe kiba cyarishyuwe. Inshuti ya data yari afite butike ku nzira yajyaga ku ishuri. Najyaga nsaba papa nti papa mu mafaranga nze kugura amakaye. Ta rwose nta mafaranga mfite, wihangane. Nose ubwo nziga gute nta makaye mfite? Ati niko bimeze? Ati gera kuri butike babwire ko nzabishyura mu minsi iri imbere baguhe ikaye. Nyiri butike ranzira zina data neza, ndagenda ndamuramutsa nti uraho, nkeneye ikaye imwe, datambwiye ko azayikwishyura wayimpa. Ati nta kibazo rwose, niyo ushaka? Ati ndashaka iriya. Ati fata nta kibazo. Ati gura amafaranga ya naya, ntiyego ndibuze kwibwira data. Nubwo nta mafaranga mfite, mu gihe abantu bahujwe gutyo ikaye ishobora kwibona. None Yesu yapfira ibyaha byacu na mbere ko tuvukira muri iyi si, nuko arabambwa. Abantu benshi bazi urupfu rwa Yesu. Niba Yesu yarapfira ibyaha byacu, yahanuye ibyaha byacu, rero nta kabuza ko ibyaha byanjye byababariwe. Ubwo nibwo buryo busanzwe umuntu yatekerezamo. Rero Abaroma ibice 3:23 bavuga ko twahoze turi abanyabyaha. 23 turavuga ko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Mu 23 harimo njyewe, harimo n'icyaha, nta Yesu urimo. Ariko mu 24 harimo Yesu. Yesu yaraducunguye, yatubabariye ibyaha byacu, adukiza ibyaha byacu, batsindishizwa n'ubuntu bwayo bahereye ubusa bwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo. Niba Yesu yarapfira ibyaha byacu ku musaraba, ngasigara n'umunyacyaha, bivuze ko ntahujwe no mu musaraba wa Yesu. Niba ushaka kureba televiziyo hano, baraza kwerekana ibyinshi bya Pastor Oxpa kuri televiziyo uyu munsi. Ndashaka kubireba, ariko se ko ikidakora. Ukubera ikidakora, ahari ishobora kuba idacometse ku mashanyarazi. Nuko ugafata telekomande, se telekomande iri hehe, wayikandaho ikabasha kwaka. Na Yesu yapfira ibyaha byacu, ubwo yapfiraga ku musaraba, yanyijije ibyaha byanjye. Bivuze yuko ni nk'uko bafite televiziyo ikaba idacometse ku mashanyarazi. Nubwo Yesu yapfira ibyaha byacu, iyo duhuje ibyaha byacu n'urwo rupfu, mu gihe televiziyo icometse ku mashanyarazi, nuko ugakanda buto uyicana, icyo gihe izabasha gukora. Kugira ngo usobanukirwe neza ibijyanye no guhuzwa, niyo mpamvu handitswe inkuru ya Yohana ibice 6. Yohana ibice 6 ntabwo avuga uburyo Yesu yogeje ibyaha byacu. Aho hari abantu 5,000, Yesu ashaka kugaburira abo bantu 5,000. Kubera ko Yesu ntiyari kubereka ngo batahe gusa atabagaburiye. Mu bigishwa 12 ba Yesu habagamo umwe witwaga Filipo. We yari afite ikibazo, yari azi kubara ibintu, yari azi gukora imibare cyane, ariko ikibazo ntiyashoboraga guhuzwa. Rero hano tugomba kugaburira abantu 5,000. Aravuga ati nubwo hagurwa imitsima y'Idenaro 200 ntiyabahaza. Nubwo ufite amadenaro 200 ntibashaka kugurira abantu ibyo kurya icyarimwe. No mu murwa mukuru wa Seoul, mu murwa rwagati, nubwo ufite amafaranga kubona ibyo kurya by'abantu 5,000 ntabwo byabyoroshye. None mu gihugu cya Israel muri ibyo bintu gutora kubona ibyo kurya by'abantu 5,000 ahantu hamwe. Yesu arabaje ati se twagura imitsima yo kubagaburira. Filipo nawe abaje ati se twagura imitsima yo kubagaburira. Filipo aravuga ati nawe dufite imitsima yagurwa Idenaro 200, urese akarya agace gato n'ubundi ntiyabakwira. Yakoze imibare gusa agerageza kubara neza ko atarazi uburyo yabagaburiramo. None ndere bavuze ngo iki? Yaravuze ngo naragahungu gafite imitsima 5 n'amafi 2, ariko sibyo bimaze iki mu bantu benshi bangana batyo. Niki cyatumye ndere abwira atyo Yesu? Yavuze ati Yesu nubwo bafite imitsima 5 n'amafi 2, afite imbaraga zo kugaburira abantu 5,000. Yesu arashatse kwereka Filipo, nicyo ashatse kumwereka.
wambonye nkora ibitangaza byinshi kuva mbere hose. Yabonye Yesu ahindura amazi mo vino, yabonye akiza abantu benshi cyane, ibyo yagiye bibona kenshi. Filipo rero yabonaga Yesu uwo nguwo. Igihe kimwe Yesu yagiye i Betaniya, icyo gihe Lazaro yari yapfuye aho ngaho. Yesu yari afite imbaraga zo gukiza Lazaro, ariko mu mutima wa Mariya na Marita bizeraga ko Yesu azabasha gukiza Lazaro wari wapfuye. Ntabwo bizeraga Yesu ashobora kuzura Lazaro mu bapfuye. Niyo mpamvu Mariya na Marita bari bagize agahinda kenshi batazi icyo bakora. Baravuga bati Yesu aza kuba yaje, umusaza wacu ntaba yarapfuye, uko niko batekereje. Ariko Yesu yaje, umuvandimwe we yamaze gupfa. Rero imbaraga za Yesu bari bazitesheje agaciro. Batekereje ko Yesu yakiza abarwayi kuko atazura abapfuye, uko niko batekerezaga. Ariko nyamara mu by'ukuri Yesu yashoboye gukiza abarwayi, yaranashoboye kuzura abapfuye. Mariya na Marita batekereje ko Yesu atabasha kuzura abapfuye. Niyo mpamvu babaye nk'abatengushywe na Yesu. Batese n'iki cyatumye utaza akiri muzima, n'iki gutekuza ubu ngubu. Nanjye ibihe nk'ibyo nabiciyemo cyane. Igihe kimwe nari ndi iwanjye mu rugo, nuko barantelefona. Abantelefoni bari muri Afurika mu gihugu cya Liberia. Hari umuyobozi w'ishami ry'umuryango wacu wari urimo ukorerayo, ni wari umuhamagaye icyo gihe. Icyo gihe mpamagara avuga ati paseri rwose Yohani Choi. Yararimo arira. Ndamubwira nti rwose tuza, mbwira neza, ese Yohani Choi byamugendekeye bite? Ati rwose reka ntuza, ariko Yohani Choi. Nawe muvandimwe rwose tuza. Ese uwo Yohani Choi uvuga byamugendekeye bite? Yari yarumwe na Scorpion. Yarabyutse mu gitondo. Nuko aravuga ati yewe ijoro rya cyari umuntu wanjombye n'urushinge ku kirenge cyanjye. Mugenzi aravuga ati isha kwa Scorpion. Aravuga ati rwose yavereka gutera urwenya ko naraye muri Supaneti. Mu gihe ry'amaga muri Supaneti, ikirenge kimwe cyasigaye hanze yayo, nuko Scorpion irazira muruma. Nuko mugenzi aravuga ati isha kwa Scorpion. Aravuga ati rwose reka urwenya, nta Scorpion dufite mu cyumba cyacu. Uko niko yasubije. Bigeze ku gicamunsi, yumvise yarwaye mu nda ye, aravuga ati reka njye ku bwiherero. Ubwo ajya ku bwiherero, ageze imbere yabwo yikubise hasi agwa igihumura. Abantu babonye yikubita hasi nuko baraza baramwegera, basanga yamaze kwinyarira, amaze kwitumaho. Ntabwo umutima wari ugikubita rwose, arimo gupfa. Nuko batangira kumukangura bati Yohani Choi byuka. Bamukubita inshyi ku matama, bakumita inshyi ku gituza, baramwuhagira vuba bamujyana kwa muganga. Nuko muganga arabwira ati rwose nta buryo buhari, kubera ko yari umwe na Scorpion. Niyo mumuzana wenda akirumwa, byari kuba bigoye nabwo kumuvura, ariko si kuki mwatinze, kubera ko ubu umubiri wese umaze gukuramo uburozi. Nimumusubizeyo rero. Bati turakwingize rwose dufashe. Ati reka nimumujyane rwose mumugarure. Nuko barasohoka, bajya kundi bitabo nabyo babwira batyo. Nuko baramwemera ngo nafe kurambarara ku buriri, bamutangira kumutera amaserumu, umutima wari wahagaze. Bagize ubwoba bwinshi. Abaganga baraje bagerageza kumukangura umutima. Nyuma y'amasaha 2 umutima warongera kubita nanone. Icyo gihe rero umuvuduko w'amaraso wari nko kuri 30. Nuko muganga aramubwira ngo rwose ntari umara andi masaha 2 yandi. Birarangira agiye gupfa. Nishigiye umuyobozi w'iryo shami rya Chese mpamagara rero. Aravuga ati rwose Pastor Yohani Choi agiye gupfa kubera umwe na Scorpion. Uramusufasha indege kuva Seoul kugera Liberia, indege yihuse cyane yatwara byibura amasaha 18. Iki naramubwiye nti nta muganga twabasha kohereza aho ngaho, kora ko yaragiye gupfa mu masaha 2 yonyine gusa. Nuko ndababwira nti ese ushobora kuvugisha Yohani Choi? Batego rwose Pastor. Ati Yohani rwose akira Pastor ashaka kuvugisha. Nuko ndamuhamagara nti yewe Yohani. Arasubiza ati yego Pastor. Numvise ko ari umwe na Scorpion muri Afurika kandi ubu ugiye gupfa. Ariko rwose Yohani tega amatwi neza wumve. Nashatse kumuhuza na Yesu. Yesu yarashoboye cyane kumukiza. Uwo munsi nari nasomye mu gitabo cya Yesaya. Nuko ndamubwira nti Yohani Choi rwose tega amatwi wumve. Kugira ngo ushobore kunesha imbaraga za Scorpion ukeneye imbaraga. Nti uyu munsi mu gitondo nasomye Bibiliya. Nasomye Yesaya igice cya 40:31. Aho haranditswe ngo ariko bategereza Uwiteka bazasubizwa imbaraga nshya, kandi ngo bazatumbagira bagurukisha amababa yabo mu kirere nk'igisiga, baziruka be kunanirwa be gucogora. Iyi Imana iduha imbaraga nshya. Naramubwiye nti abantu biruka isiganwa ry'amarato baramaze bazi iki cyanditswe cyo muri Bibiliya byakababaye byiza cyane, sibyo? Ko ngo bazagenda be kunanirwa baziruka be kuruha. Uko niko namubwiye rero. Naramubwiye nti byanditswe 66 byose byo muri Bibiliya byanditswe n'Imana, byanditswe n'abakozi b'Imana, ariko banditse ibyo bumvaga babwirwaga. Nubwo byanditswe n'ukuboko k'umuntu, ariko n'undi ijambo ry'Imana, kandi Imana ntijya ibeshya. Imana iza kubeshya n'inshuro imwe yonyine gusa, ninde uri kuyizera, ariko ntigize ibeshya habe na rimwe. Bibiliya rero iravuga iti
haravuga ngo bazagurukisha amababa yabo be kuruha, ngo baziruka be kunanirwa be gucogora. Kugira ngo rero ushobore kunesha ubumara bwa sikorupiyo ukeneye imbaraga nshya, ukeneye intege nshya. Imana ntiyigeze ibeshya. Rero iri ni ijambo ry'Imana, ntega amatwi neza wumve. Ese n'ibyanditswe bivuze ngo iki? Bivuze neza ko bategereza Uwiteka bazasubizamo imbaraga nshya. Guhera ubu rero ujye utegereza Uwiteka Imana, utegereze Uwiteka Imana, wizere ko izagufasha, ntizigire kubeshya, kandi byanze bikunze kuko izaguha imbaraga nshya. Uzaba ushoboye cyane kunesha ubumara bwa sikorupiyo, ntabwo uzapfa. Naramuhamagaye tuvugana iminota nka 15. Muri ibyo bihe byabaga bihenze cyane guhamagara mu mahanga, sitashoboye kuvugana nawe umwanya munini cyane. Naramubaje nti urabyumvise? Bibiliya ni ijambo ry'Imana, ariko kubera ko tutazira ijambo ry'Imana, niyo mpamvu ubwo narwaraga indwara y'igifu, ubwo nizeraga ijambo ry'Imana, igifu cyanjye cyarakize mu masaha 28. Byari ibihe bikomeye cyane. Bitewe n'indwara y'igifu sinashobora kurya neza mu gihe cy'amezi 3, nuko ntakaza ibiro 10. No mu 1999 narwaye indwara y'umutima, ariko ikibazo ubwo nagihuzaga na Yesu. John Choi nawe yaragiye gupfa bitewe n'uko ari umwe na sikorupiyo. Yaga umutima warategereje Uwiteka Imana, yagarategereje Uwiteka Imana, aganga amaso ku Mana. Imana yasezeranije ko iri umwongerera imbaraga nshya. Niyo Choi rwose ijambo ry'Imana ntirya ribeshya ntirya kubeshya. Imana iza kuba yarabeshya n'indi wari kuza yizera, ariko Imana ntijya ibeshya. Yihanga amaso, mutegereze, musabe, byanze bikunze gusubizamo intege nshya, kandi uzanesha ubumara bwa sikorupiyo. Abaganga bari bavuze ko ari bupfe mu masaha 2. Mu gihe arimo gupfa, icyo aje gutekerezaho ni uko ubwo yafataga indege ava mu mujyi wa Dallas yerekeza ku mugabane wa Afurika, se yaje kumuherekeza ku kibuga cy'indege, aramuhobera amusezera. Icyo gihe rero ubwo yaribwiraga ati rwose nifuzaga kongera guhobera data bwa nyuma, ariko se biragenda bite? Ubwo namuhamagara rero namubwira rero ndakwinginze nyumva neza, ibi singira kubivuga, Imana iri kwivuga kandi ntijya ibeshya. Uramutse witegereje izagusubizamo imbaraga nshya. Mu yandi magambo, ubaye ufite televiziyo ikaba iterekana ikintu habe na kimwe, ubu kwikubanza kwicomeka ku mashanyarazi mbere na mbere, warangiza ukayatsa, ibaye idakoze aho iyo televiziyo ifite ikibazo. Ariko yari nzima, igihe cyose icometse ku mashanyarazi iramutse icanywe, byanze bikunze izaka, hanyuma igira ibyo yerekana. Iyo iri gukora rero nk'uko ari byo bikwereka, na Yesu nawe ni muzima. Iyo wizeye ijambo rye, Yesu ntazigira abeshya na rimwe. Namaze nk'iminota 15 ndi kumusobanurira. Ni Yohana ugiye gutegereza Uwiteka? Yego pasiteri. Ntiyego. Ubu rero ngiye gukupa sibyo? Gerageza gukira vuba vuba. Yego. Nuko mpita nkupa. Mpita mpamagara mu mujyi wa Dallas muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mvugana na pasiteri mu itorero ry'i Dallas. Ni Yohana Choi ari muri Afurika kuko yari umwe na sikorupiyo. Uze gusaba neza mu itorero rya Dallas bamusengere, nanjye ndamusengera. Unamenyeshe bene wabo kugira ngo basengere Yohana. Uko niko naje gukupa. Guhera icyo gihe Yohana yahise abona kwizera mu mutima we, ngo abategereza Uwiteka bazasubizwamo imbaraga nshya. Rero yategereje Uwiteka Imana, ati Imana niwe mpanzeho amaso, ndagusabye impa imbaraga nshya. Nuko arasinzira, atangira kugona, aragona. Byari mu gicuku, nuko buracya. Hari umuforomo ukoraga izamu ry'ijoro, nuko arabyuka aravuga ati wa murwayi w'umunyakoreya ngo ashobora kuba yapfuye. Nuko arirukanka ajya mu cyumba yari arwariyemo. Agezemo ikintu cyamutangaje nuko yasanze umutima wongeye gukubita. Aratangara cyane, ariruka mu biro bya dogiteri, nuko arakomanga ati dogiteri kingura habaye igitangaza. Ati nibiki? Ati byuka. Nuko aramubwira ati dogiteri abonye John aratangara, abaza umuforomo ngo wamukoreye iki? Ati ntacyo namukoreye. Ubuke bwa Yohana yarabyutse aravuga ati naryamye neza cyane. Ati muvandimwe nibyo koko? Ati yego. Ese uzi ko ejo winyariye ndetse ukaniyitumaho? Ati nibyo koko. Nuko asezererwa mu bitaro. Abaganga bari bati kuri raporo turandikaho iki? Ati sinzi icyo nakwandikaho. Nuko Yohana Choi arababwira ati mwandike ngo ni Imana yabikoze. Sinzi niba koko muganga ariko yanditse ikirenge cyari cyangiritse. Murabona ko ikirenge cyari cyatangiye kubora, uko niko yari yarangiritse cyane, ariko Imana yarakoze. Yaje gushakana n'umugore mwiza, we yabaye umubyeyi w'abana 3. Abana be ni beza sibyo? Ndabishimira Imana cyane. Iyo mbitekerejeho mbishimira Imana cyane. Ikintu cy'ingenzi rero nuko ku bijyanye n'imibereho y'umutima, ushobora gutekereza uti uriya mwari ni mwiza ndashaka gushakana nawe. Icyo gihe uzagerageza guhuzwa nawe mu mutima wawe sibyo? Imitima yanyu izabasha guhuzwa nk'uko televiziyo ihuzwa n'amashanyarazi. Rero Yesu yapfuye ku musaraba, niba warasigara umunyacyaha n'ubundi. Impamvu nta yindi nuko utahujwe n'umusaraba wogejweho ibyaha byawe. Uravuga uti yego kuko Yesu yapfira ibyaha byanjye, niko Bibiliya ivuga, yapfira ibyaha byanjye. Ubwo rero bivuze ko ibyaha byanjye byababariwe. Ibyo rero niko guhuza umutima wawe n'umusaraba wa Yesu. Uramutse ubyizeye utyo, ibyaha byawe biba bibabariwe. Ariko ukomeje kuva kuri umunyacyaha, uti ndi umunyacyaha mfite ibyaha. Nibyo koko uri umunyacyaha, ariko dufite amaraso ya Yesu amenetse ku musaraba. Mu gihe uhujwe nayo, ibyaha byawe byakwezwa, ariko ntibahuza nayo. N'iki kibazo? Igihe kimwe natwaye imodoka niruka cyane ndenza umuvuduko, nuko abapolisi banyandikira amande. Nagomba kwishyura amande rero.
nyuma y'umwaka umwe polisi iramamagara iramubwira ati ese kuki utishyuye amande yawe? Nta mande yanjye ariko narayishyuye. Bati reka da ntayo wishyuye. Nuko biba nk'ibindakaza. Natekereje ko nshobora kubona fagitire nishyuriyeho ayo mande. Ndavuga ni wa muntu nahaye amafaranga nta resi yampaye, ni umuntu mubi cyane. Namaze umunsi wose ndi kujagajaga inzu yose nshakisha resi ariko sinayibona. Nasubiye kuri polisi nongera ndishyura bwa kabiri. Ubwo iki gihe natangiye kujya mbika amaresi neza. Niba udafite resi igaragaza ko wishyuye amande, nubwo gutegeka kongera kwishyura bwa kabiri nta kindi wasubiza ko nta gihamya ufite cy'uko wishyuye. Kuba ibyaha byacu byarogejwe, igihamya cy'uko ibyaha byacu byishyuriwe ni umusaraba wa Yesu. Dufite imisaraba imanitse mu nsengero zose, sibyo? Kuki bamanikamo iyo misaraba? Bavuga turiya musaraba ni w'ibyaha byanjye, bivuze ko ibyaha byanjye byababariwe. Yesu rero apfire ku musaraba apfira ibyaha byanjye, ariko niba nyiri umunyacyaha, ubwo rero nta tandukaniro ryo kuba yarapfuye cyangwa atarapfuye. Ni nayo mpamvu mu Baroma ibice 3:24 mu gihe yezaga ibyaha byacu akadukiza ibyaha byacu, mu gihe ibyaha byawe byababarirwaga ku buntu, Bibiliya ivuga ko twatsindishirijwe. Mu gihe ugerageje kwibuka ibyaha byawe ubasha kubyibuka, sibyo? Ariko ibi byaha byamaze kwishyurwa hehe ku musaraba. Rero ibyaha byawe uramutse ubihuje n'amaraso ya Yesu ku musaraba, uzasanga Yesu atarapfiriye ubusa. Nibizwi neza ko ibyaha byawe byababariwe. Satani azajya guciraho iteka kubwira ngo ufite icyaha dore wakoze ibi n'ibi. Ariko si ijambo ry'Imana ryo rivuga ngo iki? Riravuga ngo ariko kubwo gucungurwa kubonerwa muri Yesu Kristo batsindishirizwa n'ubuntu bwayo. Imana irakubwira ko watsindishirijwe nubwo wakoze ibyaha. Yesu yogeje ibyaha byawe, kubw'iyo mpamvu uri umukiranutsi. Rero iyi mitima yacu ihujwe n'icyo kintu, uravuga uti yego ndi umukiranutsi, ibyo uzabasha kubivuga. Igihe kimwe nabwirije mu gihugu kimwe, hari abapasiteri benshi bari bakoraniye aho ngaho, ndababwira nti ndi umukiranutsi. Abantu baratangara, bazamura amaboko bati mfite ikibazo. Ni ngaho baza. Ati ese ubwo ntiwigeze ucumura, ntiwigeze wibaho, ntiwigeze ubeshyaho? Bambaje ibyo bibazo nk'ibyo byose. Nuko ndababwira nti narabeshye inshuro nyinshi cyane sinazibara, naribye inshuro nyinshi cyane sinazibara. Najyaga kwiba pome mu mirima y'abandi nkajya kuzirya n'inshuti zanjye, twajyanaga n'inshuti zanjye tukajya kwiba imyembe. Ati ubwo bivuze ko uri umunyacyaha, rero ni gute wangara kuvuga ko uri umukiranutsi? Ndababwira nti nibyo koko hari wenda ndi umunyacyaha, ariko igikuru nuko Imana yambwiye ko ndi umukiranutsi. Nuko baratangara. Ntese ibyo mwari mubizi? Mu Baroma ibice 3:24, Abaroma ibice 4:25 haravuga ngo watangiye ibicumuro byacu akazurirwa kugira ngo dutsindishirizwe. Yazuriwe kugira ngo dutsindishirizwe. Itegereze inkovu ziri mu biganza byanjye ni ukubera ibyaha byawe. Reba inkovu y'icumu riri mu rubavu rwanjye ni ukubera ibyaha byawe. Dore inkovu z'amahwa yo mu ruhanga rwanjye ni ukubera ibyaha byawe. Nakugize umukiranutsi. Mu gihe tuba ubuzima bwacu bw'umwuka rero tuba tugomba guhuza imitima yacu n'icyo ngicyo. Filipo twavugagaho rero, Filipo yahoranye na Yesu, yabonye Yesu akora ibitangaza kenshi cyane, ariko icyo kibazo yahuye nacyo ntigeze agihuza na Yesu. Yaramo kugerageza kukikemurira kubwe, nicyo cyamuteye kuvuga ngo n'imitsima yagurwa 200 ntacyo bamarira. Ariko ndera wese uko arameze, yaravuze ati dufite agahugu kari hano gafite imitsima 5 n'amafi 2, ariko si ibyo byamarira cyane benshi nk'aba. Ese wagize icyo ubikoraho? Ndere yayizeraga ko Yesu ashoboye kugaburira n'ibihumbi 5. Mu gihe Filipo yakurikiraga Yesu gusa by'umuhango, ati yego yahinduye amazi mo vino, kuko ni umuntu uhambaye. Ariko aho yindi ikibazo cyo kugaburira n'ibihumbi 5, cya kibazo ntegihuza na Yesu, nta kwizera yagiraga. Ariko ndere yaravuga ati ahari uduki dufite naduha Yesu. Ati genda tumuhe. Azana imitsima 5 n'ifi 2. Atana dufite agahugu gafite imitsima 5 n'amafi 2, ariko si byo bimaze iki mu bantu benshi nk'aba ngaba? Ati se kubera iki? Ati mwami wowe ushoboye kugaburira abantu bose n'ibingi biko bingana? Uko niko kwizera. Abantu bizera Yesu rero bizera imbaraga za Yesu. Nawe niwizera amaraso Yesu ku musaraba, ujye umenya ko Yesu yamenye amaraso yawe, kandi binyuze mu maraso y'ibyaha byacu byarogejwe. Ibyo bidahujwe natwe, nubwo amaraso yawe yamenetse ku musaraba, dukomeza kuba abanyabyaha. Nubwo naba narishyuye amande, nkwiye kuba mfite igihamya cy'uko nishyuye, ariko wakora narataye iyo resi, kurakora narataye inyemeza buguzi byabe ngombwa ko nongera kwishyura nanone. Nuko bimeze. Niba Yesu arapfira ibyaha byawe, yarapfuye kubw'ibyaha byawe. Icyo nicyo Bibiliya duhamiriza, ngo watangiye ibicumuro byacu akazurirwa kugira ngo dutsindishirizwe. Nibyo kuko yavuze ko twatsindishirijwe. Ntukishushanye ngo ugire umunyabwenge, ntukishushanye ngo ugire umuntu mwiza. Niba Imana ivuze ko uri umukiranutsi, ubwo nyine uri we. Niba Imana ivuze ko uri umukiranutsi, wowe ukavuga ko uri umunyacyaha, ibyo ngibyo no kurwanya Imana. Umuntu nk'uwo aba akwiye kurimbuka. Amaraso ya Yesu yogeje ibyaha byacu. Abantu batabizi bavuga ko ari abanyabyaha. Ibyo ni nko kwigomeka ku Mana. Ibyo no gusuzugura umusaraba wa Yesu. Ariko siko bimeze. Yapfuye ku musaraba kandi yize ibyaha byacu neza cyane.
niyo mpamvu aduhamiriza ko turi abakiranutsi. Kandi niba Yesu avuga ko turi abakiranutsi, icyaha warakoze uko cyaba kimeze kose, niba Yesu avuze ko uri umukiranutsi, ubwo nyine uri umukiranutsi. Niba avuze ko wera, ubwo nyine uri uwera. Si ibyo bishoboka bite? None urashyira umunyacyaha, ubwo rero ntacyo uhuriyeho na Yesu. Ibyaha byose wagira uko byaba bimeze biramutse bihujwe n'umusaraba, kubera iki? Kubera ko umusaraba niwe yahaniweho ibyaha byawe. Icyo ni cyo Yesu arimo kutwigisha muri Yohana ibice 6. Yagombye kugarura 5. Ariko Filipo we yarabizi mu bumenyi gusa ngo ni denariyo zagurwa n'imitsima agurwa idenariyo 200 ntacyo bamarira. Ariko ndere yawe suko yarameze, we yarafite kwizera Yesu. Ati ko dufite imitsima 5 n'amafi 2, ariko si ibyo amarira iki abantu bangana batya. Ndere yarazi imbaraga za Yesu, nicyo cyatumye amwereka ya mitsima 5 n'amafi 2. Icyo Yohana 6 atwigisha nuko ntabwo atubwira gusa uburyo Yesu yagaburira 5 akoresheje imitsima 5 n'amafi 2 mato. Ndere yahujwe na Yesu nuko abifata nk'ibye. Filipo yarazi ubumenyi gusa, ariko ntiyarashoboye gukoresha imbaraga za Yesu. Nicyo cyatumye Yesu amubwira ati, icyaha warakoze cyose uko cyaba kimeze, uko wari umunyacyaha kubi kose, niba ibyaha byawe bihujwe n'umusaraba wa Yesu, ibyaha byawe biba byarogejwe. Uko niko bimeze. Mwese muvuge muti amen. Amen. Yego, ni byiza. Iki nicyo twizera. Ibyo rero bigiye bibaho kenshi cyane. Yesu yahuye n'abarwayi benshi. Ubwo Yesu arakiri muzima, akijije abarwayi bose. Niba umutima wahujwe n'uwa Yesu ubu ngubu, uzavuga uti Yesu yakijije umuntu warumanye uburwayi imyaka 38, reka nanjye mbyakire, ndabyizeye, amen. Ubwo yabyemeraga yakize uburwayi bwe. Yohana yaragiye gupfa ariko abasha gukira. Abaganga bose baravuze ngo yagiye gupfa amasaha 2, ariko Yesu ashoboye cyane gukora binyuze mu buryo bwe. Yakijije abantu benshi cyane bari bagiye gupfa. Ikibazo nuko ubu bizi mu bumenyi gusa, ariko ntibihuzwe na Yesu. Nicyo kibazo. Cyo kimwe Filipo abantu barabireba gusa, ariko ntibihuze n'ubuzima bwabo. Ndere yabonye uburyo Yesu yakoraga, yabonye uburyo amazi ahinduka vino, nuko aravuga ati Yesu ashoboye cyane kugaburira abantu barenze 5,000. Niba bikozwe na Yesu ubwo birashoboka. Yesu yogeje ibyaha by'intumwa Pawulo. Yesu yogeje ibyaha bya Pastor Oxpack. Yogeje n'ibyaha byanjye nanjye ubwanjye. Kwizera Yesu nicyo tuba tuvuga. Ariko abantu uzasanga bavuga amasengesho bati mwami ngende umunyacyaha. Bivuze ko Yesu waratsinzwe. Yesu yapfiriye ku musaraba ngo yeze ibyaha byacu, ariko wananiwe kweza ibyaha byacu. Uko niko avuga. Icyo Yohana ibice 6 batubwira rero nuko ikibazo uko cyaba kimeze kose uramutse ugihuje na Yesu, bitwereka itandukaniro hagati y'abahujwe na Yesu n'abatarahujwe nawe. Bitari ikibazo cyo kugaburana 5 gusa, dufite n'ibindi bibazo byinshi cyane. Ibyo bibazo byose uramutse ubihuje na Yesu, Yesu azagukorera. Ujye umuhuza n'umutima wawe gusa, nuko umwizere mu mutima wawe. Yishyuye ibihembo by'ibyaha byacu byose ku musaraba. Yogeje ibyaha byacu burundu, ibyaha byacu byose. Amen. Mu rukiko bagira igihano kiruta byose. Igihano kiruta ibindi byose mu rukiko ni igihano cy'urupfu. Ntibagira igihano gikuru kirenze icy'urupfu. Mu gihe ukatiwe igihano cy'urupfu, icyo gihe ibyaha byawe byose biba byishyuwe. Uwisha umuntu umwe, iyo akatiwe urwo gupfa biba birangiye. N'uwishe abantu 10, iyo akatiwe urwo gupfa biba birangiye. N'uwishe abantu 100, iyo akatiwe urwo rupfu biba birangiye. Rero wakatiwe urwo gupfa ari Yesu Kristo, ubwo yapfaga rimwe gusa, yari yogeje ibyaha byacu byose. Niringiye ko wabyizera, umutima wawe uhuzwa n'umusaraba wa Yesu, uzavuga uti kuko nakoze ibyaha, ariko yapfuye mu cyimbo cyanjye. Bivuze ko ibyaha byanjye byakemuwe. Ubwo rongewe ndakeye, ndi umukiranutsi. Uko niko kwizera ko kuri. Abantu benshi uyu munsi bajya mu rusengero, ariko baracyavuga ko bakiri abanyabyaha. Uwiteka Imana ibyo birababaza cyane. Yo yamennye amaraso yeza ibyaha byacu, ariko uracyita umunyacyaha. Ibyo bivuze ko Yesu yananiwe kweza ibyaha byawe. Ibyo no gusuzugura Yesu, bisobanuye ko Yesu yapfiriye ubusa. Ariko ibyo si ukuri. Yesu yogeje ibyaha byacu. Se urabyizera? Ese mwese muri abakiranutsi? Ni uri umukiranutsi, twereke n'akamenyetso kubyizeye. Twese twagizwe abakiranutsi, sibyo? Niringiye kubyo mwabyizera. Sibyo byonyine gusa, ahubwo azanahorana nawe ibihe byose. Ikibazo ahorana icyo ari cyo cyose, ujye ubihuza na Yesu kugira ngo abyiteho mu cyimbo cyawe. Azabahindura byiza ku bwawe. Murakoze cyane, reka dusenge. Mana Data, turagushimye. Satani ajya dushuka. Nubwo Yesu yogeje ibyaha byacu byose, ariko dukomeza kwizera ko turi abanyabyaha. Ariko bivuze ko utogeje ibyaha byacu. Binyuze muri kampani nige ko abantu bose baherwa umugisha mu kwizera Yesu Kristo. Twese duha umugisha, he kugira wizera ibitekerezo bye. Twemere kwizera ijambo ryawe ko twatsindishirijwe, kandi tubeho ubuzima bw'umugisha. Turagushimye Nyagasani, dusenze twizeye mu izina rya Yesu. Amen. Ndabashimiye cyane mwese.